Turabasuhuje mwebwe mukurikiye urubuga Frank TV, urubuga rufite intego dusanga muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19 kugera ku wa 20. Hatwibutsa ko tugomba guhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, bakabatizwa mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, bakigishwa kwitondera ibyo Yesu yavuze byose, dore ko ari kumwe natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro kigufi kigaragara mu mashusho y'indirimbo tugiye kubagezaho. Iyi ndirimbo ikiyiranga irangwa no gufashwa mu buryo bw'umwuka, uburanga bw'abayigaragaramo n'imbaraga, nibyo abantu benshi bamenye ku mashusho mubona muri iki kiganiro kigufi twabateguriye uyu munsi. Ariko se ubutumwa bukubiye muri iyi ndirimbo ni ubuhe? Ikomoka he? Ntiwavuga iby'iyi ndirimbo utagarutse ku muhanuzi Yonatani Akiriru. Uyu akaba umukozi w'Imana wamenyekanye cyane mu ivugabutumwa risubiza ibyiringiro mu bantu no kubakomeza mu buryo bw'umwuka n'umubiri, abinyujije mu ndirimbo, kwigisha, imbwirwaruhame n'ibikorwa by'urukundo. Yonatani yavutse ku wa 24 Nyakanga 1979 mu gace ka Kebri Mangest ho mu gihugu cya Ethiopia. Uyu mukozi w'Imana kandi ntiwagira icyo umuvugaho utazi Marcel TV, umuyoboro we wa televiziyo yashinze igamije kunyuzwaho ibikorwa by'umurimo w'ivugabutumwa nk'uko byagarutsweho. Uyu mugabo wize ibijyanye n'icungamutungo muri kaminuza, ubu akaba ari umushumba w'itorero Addis Kedan Kainat. Akunze no kwita ku mishinga igamije guhindura ubuzima bw'urubyiruko ndetse no gufatanya na leta mu bikorwa bitandukanye bifitiye abantu benshi akamaro. Mu kwezi kwa 9 2019, binyuze mu cyiswe Haitian Peace Prize, Dr. Abiy Ahmed, uyu akaba minisitiri w'intebe wa Ethiopia, wanatsindiye igihembo cy'amahoro ku isi, yahaye uyu mushumba impano y'amayero 25,000, amushimira uburyo ibikorwa bye bikomeje guhindura ubuzima muri kiriya gihugu. Tubibutse ko mukurikiye Frank TV, urubuga rubagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro by'iyobokamana. Turabasaba no kudushyigikira mukanda subscribe, mukora share ku biganiro tunyuza kuri uru rubuga, ndetse munaduha ibitekerezo muciye mu mwanya wa comment. Profete Yonatani Akiriru azwi cyane kandi ku miryango yashinze nka Melcam Wetat, bisobanura ngo urubyiruko rw'indashyikirwa, ndetse n'imbwirwaruhame ze zuje ubwenge. Indirimbo mubona muri aya mashusho ikaba yose igaruka ku rukundo rw'Imana. Ubusobanuro mu magambo make, iyi ndirimbo iragira iti: abantu benshi bavuga ko mu isi bafite urukundo, ariko urukundo rwabo baruha ababakunda gusa, ariko urukundo rw'Imana rukaba rutandukanye n'urw'abana b'abantu. Mana uru rukundo ni wowe wita ku bagizwe intabwa, ku wabuze ibyiringiro n'abacitse intege ni wowe bakomeza. Sinabona uko navuga urukundo rwawe Imana. Waranshatse nzimiyungarura mu rugo, uru rukundo ntuzansiga ntuzampana, kuko urukundo rwawe rudahinduka. Uru rukundo Mana, uru rukundo Mana. Amagambo y'indirimbo akora ku mitima ya benshi, cyane cyane abibuka iteka urukundo rw'Imana, aho yabakuye n'ibyo bakorera, maze gufashwa byo ku mutima bigasesekara ku mubiri w'abakurikira ubutumwa bwa Yonatani, nk'uko binigaragaza mu mashusho ari muri iyi ndirimbo mubona muri iki kiganiro. Tubibutse ko uyu mupasiteri azwiho gufasha urubyiruko kwiyubaka no gukomeza kugira icyizere cy'ubuzima. Tukaba twumva hari byinshi abakozi b'Imana batandukanye bamwigiraho. Yonatani Akiriru akaba ari umupasiteri kuva mu mwaka wa 2016. Ukaba ushobora kumukurikira no gukurikirana ivugabutumwa akora unyuze ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri Marcel TV Worldwide. Uwiteka Imana abahe umugisha kubwo kudukurikira. Dushyigikire, ukora subscribe, share, ndetse muduhe ibitekerezo munyuze ahagenewe comment. Shalom, amahoro y'Imana abane namwe kubwo kudukurikira.